bamwishe abashia bamuvanye Maka aje ila Kufa aje hitwa muri Kufa bamutegera mu nzira faqataluhu baramwishe bari bamwoheje ngo naze bazamushigikira bazamujya inyuma baramwishe abashia وغيرهم الذين قتلوه الشيعة الرافضة نبوي شنه حسين أموز كروان ورسول صلى الله عليه وسلم والله قتلوه نبوي شنه والله أقسم بالله العظيم. طيب ليس منا قلنا رمولي تكوين يعني ليس على منهجنا هاريكم رموات إن من ضرب الخدود أمنو وزيكم بتاكمتا ما كيش كوراتورا كيكم بتاكوغا والذين يدخلون في هذا دخولا أوليا أبدو ينجر مري حديث بامبري الشيعة الرافضة أبا الشيعة مرابيزي يوم عاشوراء بيكو بتبجوما من يرورو بكيري مبيسيبي نغوغو بابا باye بموت من كبورو فرغوانده وحسين كان نيبو بابويش نيبو بابويش الشيعة بامباني ماكا أجل إلى كوفة أجل هيتكم مري كوفة bamutegera mu nzira faqataluhu baramwishe bari bamwoheje ngo naze bazamushigikira bazamujya inyuma baramwishe abashia وغيرهم الذين قتلوه الشيعة الرافضة نبوي شنه حسين أموز كروان ورسول صلى الله عليه وسلم والله قتلوه نبوي والله أقسم بالله العظيم نبوي ربو إسلام يوم عاشوراء مرابيزي يضربون أنفسهم بريكويتا bakikubita ku matama bakisharatura bakikubita iminyuru mu mugongo ibyuma hano mu mutwe ngo bababaye ngo kubima utimani kugurupfu rwanda Hussein Rasul avuze guki laysa minna abo ibyo bibereyemo ntabwo bari kuri sunna ya laysu ala manhajina wa ala tariqatina ntabwo bari ku murongo wacu n'inzira nge naje zanye Muhammad sallallahu alayhi wasallam inde man daraba al-khududa umuruziku bitakumatama kisharatura akikomanga kubona umuntu yikubisa kugahanga kubera ibintu bimubayeho by'ibyago. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. uyu muvandimwe aya magambo arimo kuvuga ni amagambo yuzuyemo ibinyoma byo ku rwego rwo hejuru cyane. Mu yindi mvugo arabeshya. Hari ubajije hejuru cyangwa se wibajije ngo ese niki cyemeza ko abeshya? Icya mbere nuko ibyo avuga nta dalili nta gihamya abyerekanira. Ubundi iyo uvuga ku myemerere y'abantu runaka, iyo uvuga ku mihango y'idini abantu runaka bubahiriza bagenderaho, biba byiza yo urambuye ibitabo by'abo bantu ukerekana ukavuga uti do ibyo ndi kuvuga ngibi hano nuko nguko koko babyemera, nuko nguko koko babikora. Iyo rero uri kuvuga ku byerekeranye n'imyemerere y'abantu n'imihango abantu bubahiriza mu idini, ariko ukabivuga gutyo gusa uyobowe n'urwango wenda runaka wanga abo bantu byanga bikunze, ugomba kubeshya kandi ukora amakosa menshi cyane mu mivugire yawe. Uyu mugabo rero ibyo arimo kuvuga rwose arabeshya, kandi n'icyambere kigaragaza ko abeshya nta gihamya afite y'ibyo arimo kuvuga. Ni kenshi tubwira aba bavandimwe ahalusuna wal jamaa n'abawahabe muri rusange, duti nimuzane dalili y'ibyo murimo kuvuga, guhamya, gushimangira ku bashiya, mwe kuyoborwa n'urwango n'amarangamutima mumaranye igihe kirekire cyane, ariko ntago bijya byubahirizwa, ntago bijya bishyirwa mu bikorwa. Uyu munsi abashekhe muri ahalusuna wal jamaa batari abashiya ajya kuvuga ku bushiya ukagira ngo neza neza bigahita bimera nko kwa kundi utari umuyisilamu avuga ku buyisilamu, kumva rica yavuze ko abayisilamu ntibemera Yesu, abayisilamu iyo umuntu yapfuye baramubaga bakamukuramo ibyo mu nda, abayisilamu iyo bagiye muri hija baba bagiye kubonana n'amashitani nandetse uvuyeyo hari ibyo wazana. Abasilamu ni byinshi cyane bivugwa ariko bidafitiwe gihamya. Sinzi ngo intumwa y'Imana Muhammad yitabye Imana, hanyuma mu kwitaba Imana ngo bifuza ko
abasilamu bifuza ko ngo habaho igitangaza ikazazuka cyangwa se ikazuka nka Isa ibn Maryam ngo nyuma y'iminsi 3, ariko ngo biza kurangira hari ukuntu bigenze ngo akaba ari niyo mpamvu ngo twanga ingurube. Ibyo byose ni ibinyoma n'ibihimbano bivugwa bidafitiwe asasi, nta musingi bishingiraho. Ibi ngibi uyu mugabo avuga ndabigabanyamo ibice bibiri by'ingenzi kugira ngo bibashe gusobanuka neza. Igice cya mbere ni igice kibyerekeranye n'uburyo abashiya aribo bishe Imam al-Hussein alayhi salam. Igice cya kabiri ni ikijyanye no kwikubita, kwishwanyagurizaho imyenda muri Islam. Naho igice cya mbere cyerekeranye n'uburyo ngo abashiya aribo bishe Imam al-Hussein, hano turahita twibaza kwikubitiro ngo ese aba bashiya bishe Imam al-Hussein, abashiya bishe Imam al-Hussein ni bashiya bwoko ki? Kubera ko mu rurimi ubundi abashiya bisobanuye abakurikira, abambari, abagendera. Nanditse Imam al-Hussein ubwe yakuye urujijo kuri iki kintu ubwo yari i Karbala ahagaze imbere y'abendaga kumuhitana, arababwira ati wailakum ya shi'ata ali Abi Sufyan. Akomeza avuga icyo yari agendeye kubabwira ati ibyago kuri mwe yemwe bambari b'abantu bo kwa Abu Sufyan, aribo ba Muawiya, ba Yazid n'abandi. Imam al-Hussein yari amaze gukuraho urujijo. Iri jambo abashiya rishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye. No muri Qur'ani hari aho Imana nyagasani ivuga ko Ibrahimu yari umushiya. Ibrahimu yari umushiya w'intumwa y'Imana Nuh, yari umwambari cyangwa se yari ugendera, yari ukora ibijyanye ibinywana n'ibyo Nuh yakoraga. Ibrahimu yari umushiya, muri Qur'ani birimo. Ariko hari n'ahandi Imana nyagasani muri Qur'ani yakoresheje iri jambo, irikoresha mu buryo manfiya cyangwa se mu buryo bugaragaza ikibi kuri iri jambo. Ari naho bigera ugasanga bamwe mu bayisilamu iyo bagiye kuvuga ibyerekeranye n'abashiya bajya muri Qur'ani bakarebamo izo aya zigaragaza ubushiya nk'ikintu kibi, akaba arizo bifashisha, bakibagirwa ko muri iyo Qur'ani harimo n'ahandi shiya iryo jambo rigaragara neza, rivugwaho icyiza, ko Imana nyagasani ivuga ko Ibrahimu yari umushiya wa Nuhu, bakiringagiza kugaragaza iryo jambo. Nanga rero ni kimwe kubyerekeranye n'iyi nkuru y'i Karbala, kubyerekeranye n'iyi nkuru ya Imam al-Hussein. Imam al-Hussein yakuyeho urujijo avuga ko abamuhitanye, abamurangije n'abashiya b'abantu bo kwa Abu Sufyan. Yarabasobanuye rero ntabwo ari abashiya, kubera ko abashiya b'umuntu ntabwo bashobora kumwica, ntibashobora kumwirenza. Abambari bawe, abakunzi bawe, abakurwanirira ishyaka, ko aricyo shiya bivuze, bakwirenza wowe gute? Birashoboka? Ntabwo bishoboka. Niyo bibayeho ko umuntu akugambanira akaba yanakwica, icyo gihe uwo muntu ntabwo aba yarasanzwe ari umushiya wawe, ahubwo aba yakubeshyaga, aba yagushukaga. Icyo ngicyo ni igisobanuro cyane. Hanyuma icya kabiri nshobora kuvuga ku byerekeranye no kuba ngo abashiya aribo bishe Imam al-Hussein, ni ikibazo uwo ari wese yakwibaza, kubera ko urugendo rw'imeneka ry'amaraso ya Imam al-Hussein nk'uko byanditse mu bitabo by'amateka ni urugendo rutangirira i Madina. Imam al-Hussein abona ko nta mutekano, nta mahoro afite i Madina, ko amaraso ye ashobora kumenekera i Madina mu mujyi wa sekuru intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ibyo bituma afata umwanzuro guhunga akerekeza i Maka, ku butaka butagatifu bwa Maka. Ahageze naho hafi yo kwicirwa mu mutambagiro mutagatifu, abona ko nta mahoro n'umutekano hafite, biba ngombwa ko ahunga noneho yerekeza i Kufa, bitewe nuko benshi mu bantu b'i Kufa bari bamaze kugira gute kumwandikira bamusaba ko nimba abona ko Madina nta mahoro ahafite, Maka naho nta mutekano ahafite,
ngwino hano ikufa tuzagerageza kukurinda, tuzakugerageza kukurwanaho, nta kibazo n'iki na kimwe uzagira. Ariko kubw'amahirwe makeya Imam al-Hussein ntago yigeze agera ikufa, kubera ko akiri mu nzira yerekeza Karbala yari yamaze kumenya ko bamwe mu bategetsi bari bayoboye ikufa bari bamaze kugira gute, bari bamaze guhindura ibitekerezo bya rubanda rwa giseseka mu bantu. Hari ibyo bari bamaze guhabwa ibihembo bitandukanye, ibyo bari bamaze gusezeranywa na Yazid mwene Muawiya, birangira babyinjiyemo, birangira n'umushiya wari Kufa ahindura ibitekerezo. Ubwo nguwo ntago akiri umushiya, ahindura igitekerezo. Muslimu ibn Aqil wari woherejwe na Imam al-Hussein nk'intumwa ye ikufa, yoherezwa mbere yuko Imam al-Hussein ahagera ngo arebe uko bimeze. Imam al-Hussein yamenye ko yapfuye ari mu nzira yerekeza ikufa, kandi ibyo byose byakorwaga n'abandi, byakorwaga n'abafite ubutegetsi, n'abafite inshingano zo kuyobora abaturage. Abantu rero bikufa harimo bamwe mu bashiya koko bari bafite igishyuhirane cyo kwakira Imam al-Hussein, umwuzukuru w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Erega uyu Imam al-Hussein ntago ari imamu w'abashiya gusa, ni imamu w'abayisilamu bose. Abari kufa rero bose, baba abashiya yewe na bamwe mu batari abashiya, benshi muri bo bari bafite igishyuhirane cyo kwakira Imam al-Hussein. Ariko ubutegetsi bumaze kubyinjiramo, bumaze gukorana bya hafi na Yazid mwene Muawiya wari Ishamu muri Syria, afite imbaraga nyinshi cyane. Nkuko uyu munsi kimwe mu bihugu bya Afurika gishobora gutegura gahunda runaka, Amerika ikivangamo igategeka ibindi, iti mu bigenze gutya. Icyo gihe nabwo byaje kurangira gahunda ihindutse, birangira n'uwari ufite urukundo n'igishyuhirane mu mutima we byo kwakira Imam al-Hussein ahindutse, amwigaramye, yewe no kubivuga cyangwa se no kwemeza ko ushyigikiye Imam al-Hussein kandi witwaguye kumwakira. Abantu batangira kugenda bicwa, biza kurangira rero bibaye ikibazo. Imam al-Hussein ahunze ava i Madina yerekeje i Makka, arahageze naho arahahunze, agiye kugera ikufa, ari mu nzira yumva ko byahindutse, zahinduye imirishyo. Abantu nibyo bari bafite igishyuhirane cyo kumwakira ku bwinshi, ariko ubutegetsi bwamaze kubyinjiramo, byakaze, ntago bigishobotse. Ahitamo kugira gute gukomeza kugenda yerekeza noneho i Karbala, ari naho yaje kugwa. Muri make uru ni rwo rugendo rw'imeneka ry'amaraso ya Imam al-Hussein alayhi afdalu salatu wassalam. Sasa rero ikibazo umuntu wari wose yakwibaza hano ni ikibazo kigira ngo, cyase kivuga giti, kibaza giti, ese Imam al-Hussein ni iki yahungaga i Madina? Ahsant, hano niho mahallu shahidi, cyangwa se ahantu abantu bakwiye gusubiza ubwenge ku gihe bakibaza neza. Kuki yahunze Madina akajya i Makka? Kuki Makka ho yahavuye agashaka kugenda yerekeza ikufa? Byari bimeze bite? Niki cyari cyabaye kugira ngo abantu bikantarangiye ikufa bajye kumwandikira bamubwira bati tuzakurinda rwose, tuzakwakira, tuzagufasha, birangire nabo batabigezeho kubera impamvu zigiye zitandukanye? Ariko hari habaye iki hagati aho ngaho? Iki ngiki ntabwo kijya gisobanuka. Imam Hussein yatswe baya, asabwa kwemeza ku mugaragaro ko ari umuyoboke w'ubutegetsi bwa Yazid mwene Muawiya. Yazid mwene Muawiya ategeka umutegetsi wayoboraga Madina icyo gihe, Yazid amutegeka kwaka baya Imam al-Hussein. Imam al-Hussein ataha baya uwo mutegetsi, akicirwa i Madina. Biza kurangira bigenze bite? Biza kurangira Imam al-Hussein yanze gutanga baya, ahitamo kugira gutahitamo gutorekera i Makka. I Makka wallahi wa billahi benze kumwicira mu mutambagiro mutagatifu.
mu gihe ari ikizira, hafi yo kumwicira mu mutambagiro mutagatifu ahitamo kugira gutangira urugendo rwerekeza ikufa, aribyo byaje kuvamo ko ahindura, amaze kumenya ko ikufa byadogereye, ingoma zahinduye imirishyo, agenda noneho agana Karbala. Karbala niho yaje kugwa. Kuki rero Imam Hussein yavuye Madina? Kuki benze kumwicira Madina? Kuki benze kumwicira Maka? Ibi biri mu bitabo by'aba Ahlus-Sunnah wal Jamaa yewe n'abashia. Kuki byagenze gutyo? Ahangaha niho hari ikibazo. Iki ni cya kabiri, ni ikibazo nifuzaga ko buri wese yakwibaza hano hantu. Hanyuma icya gatatu ari nacyo cya nyuma nibaza cyangwa se mvuga, ntabwo ari ikibazo cyo mvuga ku byerekeranye no kuba ngo abashia ari bo bishe Imam al-Hussein, ni icyuko abiciye Imam al-Hussein Karbala nyuma yuko bamurangije ntago byaherereye aho ngaho, ntago byarangiriye aho, ahubwo bafasha abagore, abana bo muri Ahlul Baiti, barangije babashyira ku makamba, ku minyururu, ku zuba rimena imbwa gahanga, barabahambira, ubundi babashorerana n'imitwe y'abantu babo isonze ku macumu bayatwaye, ubundi babajyana baberekeza muri Siriya ku icyicaro gikuru cya Yazid mwene Muawiya. Amateka yarabyanditse. None se nimba abashia ari bo bishe Imam al-Hussein, byagenze gute kugira ngo nyuma yaho imitwe y'abantu biciwe i Karbala, abarokotse ku rugamba bajyanwe muri Siriya bashyirwe Yazid mwene Muawiya? Aba bashia rero baba ari abantu bakoranaga bya hafi na Yazid mwene Muawiya. Icyo gihe abangaba si abashia, ahubwo baba bari abantu b'indyarya babeshya Imam Hussein ko ari abashia, ariko mu by'ukuri atari bo, ahubwo ari abambari ba Yazid mwene Muawiya. Kuko na nyuma yuko barangije igikorwa cyo kwica Imam Hussein, bagiye gutanga raporo, raporo bajya kuyiha uyu nguyu Yazid mwene Muawiya ku cyicaro cye gikuru muri Siriya. Ni ibintu bigaragara kandi byumvikana rwose neza cyane. Nari mvuze ngo iki ni icyanyuma, ariko reka ndenzeho akandi kantu ka gatatu hari ubwo kucyo nshobora kuvuga kuri ibi ngibi, nimba atari aka kane. Nako ni ikibazo. Aka kantu nshaka kuvuga nako ni nk'ikibazo uwari wese yakwibaza, kigira giti nimba abashia ari bo bishe Imam al-Hussein, kuki uyu munsi umushia ugerageje kuvuga kuri Imam Hussein bindi, ese kuki ari we muvuga gusa kumwibuka uyu munsi? Ni ikibazo. Ngo ntago twagakwiye kuba tumwibuka, ntitwagakwiye kuba tugira ibyo tuvuga. Iyo hari ibyo tugaragaje mu bitabo bya Ahlus-Sunnah bigaragaza uburyo Yazid ari we wishe Imam al-Hussein, uburyo Yazid yewe afite umuvumo wa Allah subhanahu wa ta'ala kubw'igikorwa kigayitse yakoze cyo kwica umwuzukuru w'intumwa, usanga ibyo byose ni ikibazo gikomeye cyane. Kandi ababigiraho ikibazo ni abangaba bavuga ko abashia ari bo bishe Imam al-Hussein. Nimba abashia ari bo bishe Imam al-Hussein, muhaguruke namwe mutange darasa, mutange amateka yumvikana neza y'ukuri, atameze nk'ay'abashia, mugaragaza ubuzima bwa Imam al-Hussein kuva mu bwana kugeza akuze, kugeza muri biriya bihe by'ubutegetsi bwa Yazid mwene Muawiya, avuye i Madina ageze i Maka. Ibyo ngibyo byose mubyigisha abayisilamu, mubishyire ku mugaragaro, mugaragaze ko ku buryo Imam Hussein yishwe n'abo bashia, abo bashia bari amazina yabo. Ariko uyu munsi ntawiteguye kubikora, usibye gusa kurindira kureba ngo abashia uyu munsi bari mu gihe cy'icyunamo, bari mu gihe cy'ikiriyo, bari mu gihe cyo kwibuka umwuzukuru w'intumwa. Amagambo agatangira kumvikana hirya no hino, abashia bitemaguye, abashia kuki Imam Hussein ari we bibuka, abashia bakabiriza Imam Hussein ibyo bamuvugaho n'ibindi byinshi. Ugasanga harumvikana kunenga gusa kubera ko ngo twibuka Imam Hussein. Nkaba numva rero iki ngiki nagarukira hano, ariko nongera kuvuga ngo rwose Imam Hussein we ubage
yakuye urujijo kuri iki kintu ubwo yagiraga ati wailakum ya shi'ata ali abi Sufyan. Ubwo abendaga kumwivugana yabahagararaga imbere akababwira ati ibyago kuri mwebwe, mufite ibyago yemwe bashiya b'abantu cyangwa se babambari ba Abu Sufyan, mufite ibyago bikomeye cyane. Abishe Imam Hussein bari abambari ba Abu Sufyan, b'abantu bo kwa Abu Sufyan, harimo inguyu Yazid mwene Muawiya. Nibo bishe Imam Hussein, nibo bishe umwuzukuru w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Imana muri Qur'an iravuga ngo waman yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Ngo mu byukuri uwica umwemeramana yabigambiriye amurenganyije uwo nguwo igihano cye n'umuriro wa jahannama. Imana igakomeza muri ayivuga ko ngo yamuvumye uwo nguwo anafite umuvumo. Nimba mwemeza ko abashiya ari bo bishe Imam Hussein, Imana muri Qur'an ivuga ko uwishe umwemeramana amurenganyije uwo nguwo afite umuvumo wa Allah. Muzi uyu munsi tuvuge duti umuvumo w'Imana ube kubishe Imam Hussein. Khalas, umuvumo w'Imana ube ku ari we wese wishe Imam Hussein, wishe umwuzukuru w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kandi ibyo mubivuge rwose muhagaze bwuma mushikamye. Uyu munsi se ninde utinyuka kubivuga? Ibi ngibi rero bijyanye no kuvuga ngo abashiya nibo bishe Imam Hussein, reka mbihagarikira ahubwo mfate igikurikiraho. Hanyuma rero kucyerekeranye no kwikomeretsa, kwiciraho imyenda, kwikubita abantu bibuka Imam Hussein, hano naho ndacamo ibice bibiri kugira ngo byumvikane neza. Iki ni igice cya kabiri ubwacyo, kubera ko navuze ko ndi nkurikije ibyo uriya mugabo arimo avuga, navuze ko ndi bicemo bigabanyemo ibice bibiri. Igice kijyanye no kuba abashiya aribo bishe Imam Hussein kirarangiye, ubu tugeze ku gice kivuga ibyerekeranye no kwikubita no kwikomeretsa. Iki nacyo ndagicamo ibice bibiri kugira ngo cyumvikane neza. Igice cya mbere ni kijyanye no kwikomeretsa, kwivusha amaraso. Icya kabiri ni kijyanye no kwikubita bisanzwe, kuba umuntu yagenda yikubita gake gake mu gatuza, biriya twita matama. Rimwe na rimwe hari n'abanyuzamo akikubita ku matama. Ibi ngibi nabyo ni ikindi. Ikijyanye no kwikomeretsa no kwivusha amaraso abantu bibuka Imam Hussein, ndakurira abantu inzira ku murima ko abamenyi hafi ya bose 90% b'abashiya bakivugaho bemeza ko ntago byemewe, ni ibintu mu by'ukuri bidakwiriye. Bityo uwabikora byabarwa kuri we, ntago ari ibintu byabarwa kuri mazhebu yose. Ni nk'uko uyu munsi umuntu umuyisilamu ashobora kwadukira inzoga agatangira kuzinywa, nyamara Islam ibuza inzoga. Ntago rero ikosa waribara kuri Islam, ahubwo ikosa riri kuri wa muyisilamu wakoze icyo ngicyo kitemewe mu Islam. Uramutse ubonye umuyisilamu wanyoye inzoga bigatuma wemeza ko ubwo Islam yemera kunywa inzoga, byaba bigaragara neza ko ntuzi gutandukanya Islam n'abayisilamu. Ikibazo kiri kuri wowe rero aho ngaho. Kwivusha amaraso, kwikomeretsa, kwishwanyagurizaho imyenda, kwivurunga mu bitaka, kugira gute, ibyo ni ibintu mu by'ukuri bitemewe. Abamenyi mu bya fiqh, buri mazhab igiye ifite abamenyi mu bya fiqh. Muri Ahlus-Sunnah hari ba Maliki, Hanbali, fatwa zabo zigenderwaho. Mu bashiya naho dufite abamenyi mu bya fiqh, aba Sistani, ba Makarim Shirazi, ba Ayatollah Khamenei n'abandi batandukanye. Abo bose bemeza ko ibi bintu mu by'ukuri ari ibintu bitemewe. Umushiya ntago agomba kurangwa nabyo n'imico nk'iyo ngiyo. Iki ngiki ngira ngo kirasobanutse cyane. Hanyuma ikijyanye no kuba umuntu ro yakora amata muyikubita gake gakeya, agira rimwe, harabagira rimwe akanikubita ku matama, harabikubita ku bibero nk'abadamu. Naam, iki ngiki navuga ko ahanini abantu babikora mu rwego rwo kujyanisha n'umuco w'Abarabu wari uriho, wari umenyerewe icyo gihe. Abantu babikora mu rwego rwo kujyanisha
n'uburyo umuryango w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wagenje ubwo bari mu gahinda gakomeye cyane ko kubura Imam al-Husaini n'abandi bantu babo i Karbala. Hanyuma bagatangira kugenda bikubita mu gatuza nk'abikomanga mu gatuza, bamwe mu bagore bikubita ku bibero. Birahari byanditse mu bitabo uburyo Ahlul Bayt alayhim afdalu salatu wassalam bakomeje kugenda bagaragaza agahinda kabo aho ngaho i Karbala. Byari n'ibintu bisa nkaho byari bimenyerewe mu Barabu icyo gihe, na n'uyu munsi hari aho bigikorwa. Abantu bagaragaza agahinda mu buryo butandukanye. Hari abantu bashobora kugaragaza agahinda barira, hari abashobora kugaragaza agahinda baceceka bapfira mu mutima, cyane cyane nk'Abanyarwanda. Umugabo kuba yarira, sinzi ukuntu ubu ngubu bihagaze muri ino minsi, ariko ndabyibuka ko uwundi ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Ugerageza nyine kugaragaza nk'aho babaye, ariko nturire mu bantu. Hari abandi rero noneho ushobora kugera ugasanga umuntu aragaragaza agahinda arira, yewe anavuza n'induru. Ibyo bibaho mu Barabu rero kera cyane, mu bihe bya kera, yewe na n'uyu munsi hari aho bakibuka ababo, cyangwa se agahinda kamufata mu buryo nawe adasobanukiwe, akikubita mu gatuza, akikubita se ku mutwe, yikubita gake gake yabyoroheje. Ibi ngibi rero ni ibintu bihura n'iki, bihura n'umuco w'Abarabu muri icyo gihe, ariko nanone bikaza bigafatana n'uburyo Ahlul Bayt ubwabo bagaragaje agahinda i Karbala ubwo bari bamaze kubura abantu babo. Ikindi nanone rero sasa cy'ingenzi, ntabwo birangirira aho ngaho, uretse ko binakomeza tukaza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ikimara kwitaba Imana. Mu bitabo bya Ahlus Sunnah wal Jamaa ubwabo tugaragarizwa inkuru y'uburyo Aisha yewe n'abandi bagore b'intumwa ngo bararize, batangira kujya bikubita mu gahanga, bikubita mu gatuza no ku bibero, bitewe n'agahinda bari bafite ko kubura intumwa. Yewe ngo Aisha we yanyuzagamo akikubita inshyi nyinshi cyane mu buranga, apana ku matama cyangwa se ahandi. Bya bindi navugaga ko Abarabu ni uburyo bagaragazamo agahinda kabo, Abarabu bamwe na bamwe. So bivuze ngo rero, cyangwa bisobanuye ngo ibi ngibi ni ibintu mu by'ukuri, ni ibintu bidafite n'iki na kimwe bitwaye, usibye nyine kuri babandi bavuga ko icyo ari cyo cyose intumwa y'Imana itakoze, icyo ari cyo cyose ngo bamwe mu basaba batakoze, icyo ngo kiba ari bida, kiba ari na haramu. Ariko kandi hano turerekana ko Aisha yagikoze. Aisha ubwo yikubitaguye inshyi nyinshi cyane mu buranga ubwo intumwa y'Imana yapfaga, n'abagore b'intumwa y'Imana bari kumwe nawe. Birumvikana rero ntabwo byaba bida, Aisha yarabikoze. Ibi rero abavandimwe b'Abashiya kenshi na kenshi bakora amata mu bikubita gake gakeya mu gituza, ngira ngo muranabyumva, kwikubita gake gakeya mu gituza, cyangwa se rimwe na rimwe hari n'abanyuzamo bakikubita ku matama gake byoroheje, ku bibero se. Ibi ngibi ni ibintu biri muri urwo rwego, ni ibintu bitari bida. Tugaragaje ko Aisha yabikoze. Kuri babandi bavuga ngo ikitarakozwe n'intumwa ntigikorwe n'abasahaba ngo ni bida, ni ibintu kandi ku Bashiya by'umwihariko byakozwe na Ahlul Bayt ubwo bari bamaze kuburira abantu babo i Karbala. Ni ibintu bigendana n'uburyo umuntu ashobora kwerekana amarangamutima ye. Noneho uyu munsi tugashaka kwerekana ayo marangamutima nk'uko Ahlul Bayt bayerekanye, tugashaka kujyanisha nabo, kwisanisha nabo, naho ngaho bishyira nta handi. Dore ko uramutse utanabikoze, uramutse wibutse Imam al-Hussein, ntubikore rwose, ntiwikubite mu gatuza, ntugire gute, nta kintu n'iki na kimwe bitwaye, nta kintu n'iki na kimwe bitwaye. Hanyuma rero mu gusoza kujya hariya umuntu akavuga ngo Abashiya bikubitagura mu gatuza, bamena
amaraso bishwanyagurizaho imyenda, abashiya nabayobye kubera iyo mpamvu n'ibindi bitandukanye. Ibyo ngibyo rwose nk'ibingibi uyu muvandimwe avuga muri nodiyo ni ibintu byo bidafite, adashobora gusobanura neza. Nkuko nguko mfashe uyu mwanya ngasobanura ibi, ni ibintu adashobora kugiraho agaragariza gihamya yabyo. Bitabo wenda se by'abashiya avuga ati dore abashiya bamenye babo babategeka kwishwanyagurizaho imyenda, babategeka kwivusha amaraso n'ibindi nk'ibyo twabonye ko bitemewe. Abamenyi bavuga ko bidakwiriye. Akenshi umuntu uvuga nk'ariya magambo aba agamije gusa ko abayisilamu baboneka abashiya ari abantu babi babirindi. Nibyo aba agamije nta bindi. Mvuga ibi ngibi ku bashiya wenda sengere no dufoto runaka ngaragaza nerekana dalili uyu munsi wa none ahanini ku bintu nk'ibi ngibi usanga zifatirwa ngo ku mafoto n'amavideo amwe namwe. Hanyuma mu kubigaragaza cyangwa se no kubivuga ku bashiya biraza kumvikana ko abashiya ari abantu babi bayobye batari ku Buislamu, n'abantu ba bida, n'abantu bari kuri shiriki. Abayisilamu barahita babirinda, nta kindi nicyo umuntu nk'uyu nguyu abagamije. Ndasoza nsaba Imana ko twese muri rusange yatuyobora inzira yayigororotse. Saba Imana ko yafasha abari mu bibazo bitandukanye hirya no hino ku isi, by'umwihariko abayisilamu bo muri Palestine. Ndasaba Imana ko yafasha abashonje hirya no hino ku isi, abari mu makuba, ibyago. Wabillahi tawfiqi, byanga bikunze igihe kizagera birangire, Imana yihutishe ukwigaragaza kwa Imamu al-Mahdi. Wa akhiru da'wana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.